njyewe abantu badusubiza abantu badusubiza muri comment ari tatuwaje no gutakaza ubusugi ni iki kijyana cyo kibazo tuzakivugaho utaha abantu nibadusubiza muri comment badusubiza buriya rero abahungu bashaka abashuga mami wabo babwiye iki aya umubyeyi bajya mu mubyeyi bose nuko ababyeyi babivemo ibyo bintu babirarira abagabo uko abagabo twabakuye amaboko nta kibazo ushatse kuvuga ngo abamama biturize mu rugo abamama nibagume mu rugo bagume mu nzu umwari w'urugo umutima w'urugo abagabo rwose bajya ku gasima nibajye twarekuye abagabo mwarayamanitse tureke ikiganiro cyo gushaka tukireke igihugu natambivamo ndetse kubimura bivuyemo ugomba gushaka aho ndinjira kumugabo witonda utanga inzoga kandi wita no ku rugo umuntu nzamubona utazinywa kandi wita ku rugo gusa biracyabaho nje rero hari uwundi nzamwihomaho yewe muntu urabyumva nanywa inzoga aritonda gita kuri buri kimwe yaba umukobwa akundana yaba iki rero ndamubonye no mukurashi wawe umuntu wabura kumukwashinga baramukurashinga nzamwihomaho arabizi ako ntago abyizera niba ari n'umugabo duhararanye ambabarira kandi bamufite uwo muhararanye bajya nawe ako ntago bakunda bagirira bitonda ndabona batinya abantu bitonda batinya kandi bavuze ngo Imana izagweza umugabo witonda nyine kwitonda ari abapapura batinya ubwo ushaka abasore bitonda sibyo cyangwa nuko nyine mfite uwo ndi kuvuga gusa ari witonda utanywa inzoga kandi uzi kwita ku rugo nta wundi ushatse kuvuga ni ubumwe wenyine cyeka nawe akase nawe azahinduka gute se wumva wamuhindura n'umugabo sinzi ikintu kibahindura niba ari niki njyewe bazamfashe muri comment batubwire ikintu gihindura umugabo waje mu rugo ari muzima agahinduka vuba masavuyemo ni tatuwaje ntabwo ngenda yitinya kubera iki si hari tatuwaje izi sibamo nase nka zira batera ko nyine bashyira no ya tiro sivaho ariko mba numva nyishaka mba nshaka nanjye gukora tuba tw'abakobwa ariko mbishaka kubonane nagushaka byaranze genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire inzozi zibaye impamo miliyoni 2 gusa wagura ikibanza mu Rwanda miliyoni 25 wubakirwa inzu yuzuye ufite inzu cyangwa ubutaka ugurisha gana Marshal Real Estate nona mwaramutse mwiriwe neza abantu badukurikiye ni ku Rugendo Online TV abantu badukurikiye muri mu bihugu bitandukanye abanyarwanda bari mu bihugu bigiye bitandukanye muri Congo Uganda Burundi Tanzania no hanze ya Afrika ndabashuje cyane ni Rwamugoza Sara nk'ibisanzwe turi hano ku Rugendo Online TV tukaba duhari turi kumwe n'umutumirwa wacu cyangwa se umukobwa mwiza cyane turamwakira nawe agira icyo abivugaho abibwire abwire uko yitwa abwire uwo ari we mumenye dukeneye ibitekerezo byanyu mu biduhereze support yanyu turayikeneye cyane reka tumwakire turakwakiriye murakoze amazina ni Rosine wase nkaba sonda mutumirwa nkaba ngiye kujya mbana namwe umunsi ku wundi hano ku Rugendo Online TV mudusapotinge mudusharinge tubabone muri comment comment zanyu zirakenewe comment zanyu ni inkunga yacu mudutera inkunga mu buryo bugiye butandukanye Rosine ikaribu welcome ku Rugendo Online TV gusa nuri umutumirwa nawe uri umufatanyabikorwa cyangwa se uri umwe mu bakozi ba Rugendo Online TV Rosine ikaze nanone murakoze umeze ute meze neza ni amahoro uherereye hehe mbereye mu cyahafi mu cyahafi iwanyu akavura karagwa cyangwa mufite akazuba
izuba imvura byose turabibona ku gihe. suhuza abantu bo mu cyaha hafi bagukurikiye gira icyo babwira ubu urabahagarariye kuri kano kanya ko niba hari ni wowe uhari. Ndabasuje cyane ubwo baranzi ubundi umwana w'Ikagugu umaze kw'Ikagugu umaze kw'Ikagugu suhuza abantu b'Ikagugu bagukurikiye. Ndabasuje cyane mujye mubana natwe sekonde. Subscribe zabo turazikeneye, comment zabo bagira icyo batubwira. Ndabona usa neza. Murakoze. Usa neza nk'abafite amafaranga. Icyo zarayabonye. Njye nyabona gusa nyine azagenda. Urakobokera ukabona araboneza. Amafaranga aragenda araboneka akagenda. Nicyo kintu nabonye utashobora kubika avuga ngo ndakibitse. Amafaranga uyabona agenda cyane rwose arakugaragaraho cyangwa ashaka ufite support. Afite umusapota nawe se? Abasapota se ntibabura ariko nyine barahari gake. Sasa ubwo ni wowe ako kantu ka support ugiye kunyigisha uburyo ki basapotinga cyangwa se ugiye kudufasha ubwira abandi bantu bakeneye support uko babigenza. Ntabwo bigoye. Bikorwa gute? Baboneka gute? Barahari. Hanze aha baraboneka? Barahari. Ngeze ko nawe mfite. Mfanza mu gushakira nta kibazo ko barahari. Yego. Ubwo ndamubona ku buryo azajya yita kuri buri kimwe cyose. Sure. Barahari. Ni bake ariko barahari. Ubwo se akwitaho wowe umufasha iki cyangwa se mwabyumvikanyeho gute? Mbwira inzira bizanyuramo ntazabona nyituye hejuru ngo uko mbigenza. Baba hari gusa nyine ntabwo byita support, ntabwo bakora no gusapotinga, nibo gufashanya mu buzima no kumufasha nawe akagufasha mu gihe ugize ikibazo runaka. Murafashanya, right? Mbabara usuhuza support aha. Ndamusuhuje. Ahari hose agomba gukurikirana Urugendo Online TV agira icyo avuga kuri Rosine. Agomba kuguma akajya nkurikirana umunsi ku wundi akabireba comment ye niyo nshaka ari yanjye. Iyo niyo tugiye kwitaho. Azamba baravuga hari heading ayishyira ati njye nige support wa Rosine tubumenye. Ejo tutazamunyuraho Rosine umusupport se. Hari ibintu numvishe muri iyi minsi abantu baharaye biri hanze ahangaha. Jya kumva ngo hari urukundo hari n'amafaranga. Wowe ufite icyo muri byose? Mfite byose. Wizera mu rukundo n'amafaranga? Yego. Nta mafaranga nta rukundo. Nta rukundo nta mafaranga bahari. Nyine wowe kuri wowe usapotinga cyane amafaranga cyangwa urukundo? Yego urukundo ruraje ko n'amafaranga agomba kuza. Ubwo first is love. Urukundo. Okay. Ariko no kuna amafaranga yazambere y'urukundo. Amafaranga niyo y'ingenzi. We have received. Buriya njyewe rero iyo ndi mu rugo cyangwa se ahantu hose mba nicaye. Iyo numvishe message mba nsenga Imana mfashe be you have received. Na indi message mba numva agera kuri telefone yanjye me have received narayibona. Abantu ntibamfate nabi Imana yanjye. Ngundira message zinago. Nyine you have received dinezeza buriya. Nashari message y'utano. Njye nabazananyandikira ibindi aho. You have received. Sha ndumva ari sawa pe. None se Rosine ufite umukunzi? Cyangwa nawe ufite support? Ufite umukunzi. Ufite umukunzi na support cyangwa ufite umukunzi? Ufite umukunzi. Niwe ubigukorera byose. Okay, umguti hayi umukunzi. Ndamusuhuje. Navuze agomba kujya bireba. Azagaragara cyane rwose comment iyo turayikeneye. Ese Rosine wizera ko kuri kano kanya cyangwa se bitewe n'uko n'ibintu tubona hano hanze wumva yuko hariho amasugi? Abakobwa b'amasugi babaho. Barahari. Hari uwuzi? Benshi. Yego. Turabashuje dizi. Nanjye nibansuhuze. Nabo bagomba kugusuhuza bazabivuga. Bazamerewe. Bazanyibagirwa. Cyane. None se imanzi? Abari agahinja. Natwe senye twizera. Abahungu baba batakarije icyizere.
ntabwo bishoboka abahungu sha abahungu byaba bigoranye niba bahari sinzi ni bake ntabo nta manzi zihari mana wewe muntu wowe wiyizi neza kuri imanzi uzigaragaje azandike kirozine ngende imanzi azambabara telekom tavuga ati ngende imanzi ngati kirozine arabishya ngende imanzi azanshinga ubwo se bwo wabyemera ntago nabyize ntago wabyemera bamaze kuguhabura ntago nukumabura ariko umuhungu imanzi nuwo nizeraga umwe amba yewe byarangiye nawe agiye sanze mbona atari yo pe mana we cyeka niba bari imanzi bisanzwe iminwe yabo nyine amagambo bavuga byararangiye kuko n'ururimi rwabo rugaragaza ko byarangiye mana we bige kuvuga nk'imanzi niyo waba uriyo ariko ukoresha indimi zitari z'imanzi byarangiye umufata nk'imico ni yayindi ubwo nibige kuvuga nk'imanzi imanzi aho uri hose turagushuhuje bamanzi ariko izina ngo ni ryo muntu kandi agahakanye manzi ni manzi biratandukanye bamanzi ubwo urabazi ntibashobotse beshyiraho akabazo batazandenganya njyewe nabo tuziranye nabo tuziranye ariko umuntu nijyanye ngo nyereka uwo mugendana nkubwire uwo uriwe ubwo bamanzi uzi yarakweretse uhita wumva yuko badashobotse burashye n'umwe w'ubwo ntabwo ari n'umwe bamanzi bose niko ko imana si ikindi kibazo ariko bamanzi rwose ntago nabaho umukobwa wanjye bamanzi mwimwe umugeni Rosine afite umwana w'umukobwa runabimye umugeni ntibambabare bagabanye cyangwa se bakosoreho gatoya kuko ibyo ntabwo byaba ari sawa none se Rosine umuntu uvuga cyangwa se wizerera muri sugar daddy wamubwira iki ubundi ibintu biba byiza iyo ubigiyemo bikaguhira niba amuhira akomereza uramushyigikiye kuri sugar daddy okay none se abantu bashaka abahungu bashaka abashuga mami bababwira iki aya umubyeyi wajya mu mubyeyi bose nuko ababyeyi babivemo ibyo bintu bagarira abagabo uko abagabo twabakuye amaboko nta kibazo ushatse kuvuga ngo abamama biturize mu rugo abamama nibagume mu rugo bagume mu nzu umwari w'urugo harya umutima w'urugo abagabo rwose bajya ku gasima nibajye twararekuye abagabo mwarayamanitse nani umugabo wambwira ngo ni umugabo wo mu rugo gusa nuko mwana wa pasiteri ngiye simbizera oya se hari pasiteri mwese mwe mwahurura ukabona akubera intangarugero naba mbeshya pasiteri tuziranye na n'ubu tuziranye kuko ntabwo murasengera se abantu bazabona kino kiganiro ndasenga ariko na pasiteri tuziranye usengera herozi mu badive ariko merukayo kera uri umudive merukayo kera cyane hari na mushiti wanjye mfite w'umudive abadive aho bari bose ndabashuhuje narasenga mushiti wanjye akanyeshuri ibaze noneho umuntu uheruka gusenga ariko ntabwo ari kera ejo bundi mu kwa karindwi nanjye ndaho ndakomeye umwaka ugiye gushira amezi ni amezi nyine umwaka ugiye gushira utarakanajya mu rusengero oya ariko uzisubiraho nawe nubwo namenya urusengero ruba inaha se nta nsengero zihari ntabwo urarubona urw'abadive n'urwa deperi n'urw'ikisi ndabona ahantu basenga hari ahantu unyuzeho mu kanya hari ahantu unyuze hano mu kanya ndimo ndaza urusengero ruri hano ruguru rw'abadive bafite n'amasengesho nta kuntu hajya abajoyininga cyangwa biyirije ntabwo mbizi abadive se bajya biyiriza kubera iki mutiyiriza abadive bariyirizaga ntabwo mbizi wowe ariko ntabwo urabyibonamo wari wajya mu masengesho masengesho ibyo uvuze nyine kwiyiriza narabigerageje rimwe rero nyine gushira avuga ati tujya mu masengesho njya mu masengesho ni ukuri ko imana saa sita zarageze akundi usohoka hanze ujya nko ku tuwarete tuvuye mu rusengero numva umuciro ahumuye sinzi ukuntu ageze muri refe wikanze wariye nahise ncya rero kwiyiriza rwose si ibintu byanjye hari ukuntu wabigerageza hari akantu njya mbona nk'ubu ngubu habonetse nk'umuhungu cyangwa se umugabo ushaka gushaka wabarizwa mu ruhe rusengero ushaka nyine nzashaka umugabo usenga nzashaka umugabo usenga tugiye
washaka Nzashaka. tugaruke kuri ako kantu ari umugabo unywa inzoga ariko akamenya gucaringa urugo akita kuri byose by'urugo n'umugabo utazinywa ariko nta kintu yitayeho wahitamo uwuhe nahitamo uzinywa n'ubundi inzoga se zishinda ntawe ziyishe rero nahitamo uzinywa uzi inshingano ze Yego. umuntu ntanywa inzoga ntacyo n'uwigiso ubwo ugasanga ni babandi hari abagabo usanga nyine uyinjira mu rugo ugasanga n'umugore arahungabanye cicika mana isi nijoro ndabashuhuje abantu bose aho bari gusa ariko kantu bakareke bituma n'umwana adatanga igitekerezo mu rugo kandi yavuga iki kaza abana baparataha niba ari imodoka agira niba ari moto niba ari igiki niba ari igenda n'amaguru n'umuriro bahita bawumva nabambaza ko nawe nagera mu cyumba nanjye naryama njyewe burya ngira ubwoba aho kugira ngo rukonkoke mbyumva baza kumbwira izo nkuru tubyagenze gutya na gutya kandi ugasanga hari umugabo winywera izo nzoga arataha yita ku bana barataha niba basinzira arabakangura ukabaganiriza bazi uko bameze mwiriwe mute byagenze gute ku ishuri ananywa n'izo nzoga ni byiza cyane ntacyo biba bitwaye ariko wa wundi wigira intare mu rugo kuri n'abagabo bazinywa bakarwanara abagabo banywa inzoga barwana ukagira mu rugo yiyenza nawe umeze nk'uko nguko kandi agakubita umugore sinagukubita umugore n'abana icyarimwe bose akabakubita uwo mugabo Imana izamumushe nta mugisha waba umurimo none se oya burandiyizi nijye muntu ku isi ugira ibidega byinshi ngira ibidega nawe ubwawe utabasha nanjye ubwanjye nicyo nkora nkitungura ngahe baze rero nshakanye n'uwo muntu noneho no kujya nkubitwa buri munsi umwe muri mwe yasohoka nasohoka burya nigira ubwoba nanjye ntabwo nashobora umugabo nyine ameze kunywa inzoga nyine akarwana agatongana ibintu nk'ibyo njyewe niha amahoro wiha amahoro nasohoka yasohoka ndumva ugiye guhangana nawe ntabwo uri guhangana nyine ubundi umwe se usohoka umugabo ntazasohoka ariko si n'ibyo ngiye nzashaka umugabo witonda Imana izagufashe pe kuko ariko ubundi niba muzi ikintu cya mbere kimbangamira nyine nanga kutisanzura ndi umuntu ushaka no kugera ahantu ku munsi wa mbere icyo gihe nkahava nyine nkaho ndi umusangwa ntari umushyitsi ubwo rero umugabo aje agatuma nyine ntisanzura nyine guhora nigize uku nguku uwo si iki Imana izanamfasha ahubwo imundinde kuko yatuma nahukana ntaranabana nawe tureke ikiganiro cyo gushaka tukireke igihugu natambivamo bityo kubimura bivuyemo ugomba gushaka aho ndishaka umugabo witonda utanywa inzoga kandi wita no ku rugo umuntu nzamubona utazinywa kandi wita ku rugo gusa biracyabaho njye rero hari uwo nzamwihomaho yewe muntu urabyumva nanywa inzoga aritonda yita kuri buri kimwe yaba uko agakundana yaba iki rero ndamubonye ni umukurashi wawe umuntu nk'uwo wabura kumukurashinga waramukurashinga nzamwihomaho arabizi ako ntabwo abyizera none se mbone no kukubaza Rosie ujya ukunda uretse uwo nguwo nyine nta wundi muntu urakunda asa abandi ko mbona nkabona inenge gusa mu mwanya wo kubona umuntu ubanza kubona inenge kubona inenge mbere hari abantu bakunda nk'ubu ngubu mbonye umuntu ndamukunze ukimubona uramukunze niba bimbwiye mbabwira nabi kubera ntabwo ibyo bintu mbyiziriramo ntabwo ubyizera kubera iguteze birashoboka ko umuntu akubona ku nshuro ya mbere akabona ibyo yifuza yo ku bantu nibyo ufite ibyo ni irari itandukanye irari n'urukundo abo si abagabo bivuga njye rero abagabo nta rukundo bagira irari abagabo harya ubwo abasore bose ni abagabo ariko ntabwo ariko abagabo bose ari abasore ubwo tuvugiye ku ruhe ruhande rw'abasore cyangwa rw'abagabo abagabo nibo kenshi nibo bakunda gukunda ku nshuro ya mbere ariko nanone hari umugabo njye nigeze gusaba lifuti niviriye ahantu mu kazi ndushye nagendaga n'ikirenge kuko hari hafi yo mu rugo ariko nyine ko kundi wanga gutega tuma imvura igiye kugwa mbona nyine imodoka inyuraho ndavuga ndayihagarika kuko byasa kose ndamuhagarika muhagaritse ndamubwira ni wanjye uje hariya hepfo n'ubundi inzira harimo kunyuramo niyo nanyuragamo naha
ambwira ati ati ko nakubonye numva ndagukunze namubwira nti mani ko ninde ntabwo imodoka nayinjira ibyo yabivuze nsohotse nsaba nimero ndamubwira nti reka ntago nta telefone ngira ngiye mama wawe nti reka mama nawe nta telefone twese dukoresha iya papa atinya kunsaba y'umubyeyi kuko yumvaga byakomeye rero wa mugani nsubiraho kuri ako kantu ntabwo abagabo bakunda ubwo bagirira nta mugabo ukunda ntibandenganye niba ari n'umugabo duhararanye ambabarira kandi bamufite uwo muhararanye bajya nawe ariko ntabwo bakunda bagirira wababwira iki sasa umugabo ushaka mbwira ntabwo wahindura ikintu kibarimo abagabo njye nabwiye nabakwiye amaboko oya gute saba kuri amaboko sinabwiye ngo abagore bajye mu rugo baryame abagabo bazakurya abagore bagakoze gute se none se hari abagore baba ari wa mugabo bimwe bita agasima we utajya ukunda kujya kuri ako gasima nyine ngo ujye mu ruganiro n'abandi bagabo ahubwo ugasanga yibereye mu rugo ntawe ubaho barahari cyane wazamunyeretse ngenda ahubwo mbwira miguhereze niyanko wanjye ari kumuvugira ntabwo muvugira by the way nanjye byaranshobeye ukuntu ateye mfite umwe kuki navuze benshi ko navuze izi binakora yatashye njyewe mudahari abaza umukozi oya ntabwo numva ko ibyo bintu bidashoboka anko nagiye kubiwe nyine niga senior 5 ahantu nigaga hari hafi y'ahatuye noneho koko ndi vakansi nyurayo amasaha menshi usanga ari mu rugo ahubwo umugore akaba ari wigira gute ndanabashuhuje gato ngaho mbasuhuza aho bariyizi ntibazakibona icyo kiganiro oya bagomba kukibona nta mpamvu yo kutakibona none se uwo mugore urenganyije ntabwo murenganyije niwe nyine niwe ari shapu kurusha umugabo rero uwo mugabo njye mpamvu njya mwemeza ko natezera uwo mugabo wayibaza umukozi niwe uzi ukuri matari umukozi uzabaze abana muturanye tungana we afatiriza hafi n'agatega ntabwo yivuna we ashakishiriza batinya abantu bitonda batinya kandi bavuze ngo imana izagweza umugabo witonda nyine kwitonda ari abapapuro batinya ubwo ushaka abasore bitonda sibyo cyangwa nuko nyine mfite uwo ndi kuvuga gusa ari witonda utanywa inzoga kandi uzi kwita ku rugo nta wundi ushatse kuvuga ni ubumwe wenyine cyeka nawe akase nawe azahinduka gute se wumva wamuhindura n'umugabo sinzi ikintu kibahindura niba ari niki njyewe bazamfashe muri komenti batubwire ikintu gihindura umugabo waje mu rugo ari muzima agahinduka vuba se buriya abahindutse cyangwa aba yerekanye we wanyawe ahari nene nk'ejo bundi biriya bintu numvishe bya Vestina n'umugabo we si umugabo wigaragara nk'umuntu witonda ako n'ubu ntabwo uramenya ngo ikibazo kiri hagati yabo ni umugabo uzabishyura umwana usenga ntabwo wamuvuga ni umugabo wamuhindutse ariko ntabwo numva ko bahinduka jyewe abantu banambabare simvuze nabi cyangwa se nta ruhande magazeho sinumva ko abantu bahinduka ubwo kwiyereka we wanyawe cyagiye mu mama utari abantu umenye ko hari ikintu abaharanira kugeraho umugabo buriya cyangwa se umuhungu ni umuntu wakwihishamo igihe kirekire jyewe nzi hari mushiti wanjye yateretanye n'umukobwa ntabwo wigeze bateretana cyane we yaramubwira ati ndashaka ko tubana umukobwa byanze umuhungu amutera inda ubwo se niyamwiyeretse hari uko atabigenje se niyageze ku ntego ye yaramushakaga nibyo nakubwaga nyine umuhungu cyangwa se umugabo akora ibishoboka byose ngo arebe ko yakubona rero ahubwo kirya gihe aba akwiyeretse wa nyawe ntabwo aba ahindutse hari uguhinduka no kukwiyereka guhinduka aba akwiyeretse cyane abantu turahinduka pe turahinduka ariko icyo gihe aba akwiyeretse kubera ko hariho byinshi uba utarakamumenyaho urase ko yihuse uriya ingeso yaramunaniye satani ateye inda shaka ambabarira satani ateye inda ingeso yaramunaniye buriya kwifata byaranze niba abagabo navugaga ni abagabo abagabo bafite ikibazo ni uko ndi umukobwa ni mpamvu kuvugira abakobwa si iyo mpamvu ariko ndi kuvuga ibintu biriho abakobwa wenda ntabwo bose nabo ari perfect sibyo ntabwo ari perfect ariko nanone abahungu ntawe uri perfect habe n'umwe
n'uwo umuti ntiwamubona uretse wa wundi mwavuze uwo muntu manesi nijoro ndamushuhuje ndanamuzi ndisinga niwe wenyine ariko abahungu nyine sinzi wenda igihe tugezemo cyangwa abakobwa ariko akenshi abahungu bavuga ko abakobwa aribo babakanze abakobwa ni babi nanone abakobwa nibo batumye abahungu bahinduka abakobwa barirutse barirukanze kuko usanga umwana ufite imyaka 16 mani afite umugabo w'imyaka 50 nibaza papa we mwiza soko papa afite nka 30 hari akantu dukoze gukoresha mu rugo ngo ni ba papa bacu abantu bo mu rugo bazabona ni sogokuru 16 kuri 50 ariko wabakabije kandi ibyo bigezweho ahubwo icyo gihe nanjye ndiribu uwo mukobwa namufunga byakataraboneka ntabwo nafunga umugabo ni gute indangamuntu ntusigate ifata imyaka 16 uramufungira iki oya ibyo ntabwo ari ibinyarwanda rozine ubyibuke kuki leta yashyizeho gufatira mu myaka 16 nibo bisha abana b'abakobwa umwana afite irangamuntu batuyumva ko akuze umwana ajya mu kabari akerekana irangamuntu bigaragaza irangamuntu ujya ushaka gute bafata abana imyaka 16 bakabirangamuntu ariko 16 wibuke ko hariho n'ibindi bihugu nka Tanzania urabemerewe gushaka ufite imyaka 14 cyangwa se 15 rero bafashe ibintu bya Tanzania ntabwo bafashe ibya Tanzania ahubwo bitewe naho ino isi igeze ntabwo ariyo bagasigaye inyuma abanyarwanda ariko umwana w'imyaka 16 y'umuhaye irangamuntu irangamuntu ntabwo ivuze ngo ugende ukora amabi irangamuntu sivuze gukora amabi ayo ni amabara kuki umufite irangamuntu ajya mu kabari nyine bo baguhereza uburenganzira hariho nk'ibintu ujya gukora nk'urugero abana biga abanyeshuri biga siniwiga n'ujya gukora icya leta wujuje kwirangamuntu se akenshi wasanga leta ariho yagendeye ikavuga iti bazajya babona uko bagira gute bakora ikizami ahubwo bo bakabifata mu buryo butandukanye bazajye byatuma ahubwo gukora igihe uba uri mu cya leta udafite irangamuntu kandi ufite imyaka myinshi undi yagize ikibazo kuki se batamwemerera kuba yajya ku kabindi kwifata vuba vuba aho kugira ngo yereze umwana w'imyaka 16 irangamuntu ituma yigira umuntu mukuru umukobwa akikwega akiyumva akibona noneho bigapfa ari inzobe babawe ako niko kantu nahoze nganiraho mu kanya ndibaza wowe ushobora guhindura nk'abantu b'ibikara turabashuhuje abantu birabura nkanze turabashuhuje ndagusuhuje cyane rwose ndakwikirije ushobora gukora ibishoboka byose ngo use nka rozine w'inzobe birashoboka none se kuki baduhenda nk'ubwo kuki mutakora ibishoboka ngo muse nkatwe ndetse wahajya ibyo byo urabihakanye nta muntu wabikora kuko n'abantu b'inzobe b'ibikara bakoresha byose ngo babinzobe ariko nta muntu w'inzobe bakora ibishoboka ngo abigikara nuko ibyo bintu bitarabaho nabyo nibiba hose ngo bazagaruka usuko nabura abantu birabura ari bo beza se none se kuko inzobe Pamela turasa Pamela asa gute none sabimenye ubwo ni rwo rugero rwiza rwahawe ukire n'abakobwa b'inzobe bishyira hejuru kandi ibikabyo byiza ni ukubera ko bazi ko inzobe ishakwa na benshi akashakwa na so ubizi nta muntu uzi w'inshuti yawe urahindura karayiwe nyine hari nzi wabigerageje yarabigerageje ndamusoje yarabigerageje biranga ahita abivaho gufata ndabiretse ndaguma ndigikara hariho n'abantu babigerageza nk'uko bikabasigira amabara ngahibaza uburuhira iki nagumye uko nguko Pamela umugani wawe buriya papa yari na role model wanjye ndamushuhuje agato ngaho Pamela buriya ndamwemera cyane ariko ntabwo dukwiye kuvuga ngo turahindura uko turi uko Imana yaturemye badahinduka ko mpfumuye amatwi wowe urayapfumuye nawe ni defu yihindure oya buriya oya ariko ntabwo wowe Imana yakuremye usutse nyine umva nkubwire gupfumura ntabwo bivuze ko wahindutse ariko ibyo bitandukanye cyane no kujya gute kwihindura inzobe ari igikara na sajari barazikora ngewe mbari inyuma ufite gukora sajari nayo nzakora nzaba nshaka ariko ibyo bajya gushaka urabifite epe wow you are blessed
ntabwo nzaba ngiye gushakayo ariko njyewe ntabwo nabwira umuntu ntabwo najajinga umuntu ngo ukora surgery ngo kurya arashaka kuba gusa kuriya niba bishoboka nabikore yembari inyuma uramubari inyuma bishobotse n'inkunga wayimutera nimba umukire nzabatera inkunga abakobwa bateye nanjye bajya muri surgery ubwo abakobwa rero mana yesi nije umushaka gukora surgery umuyoboke Rosine azabatera inkunga nanabagira inama azanabagira n'inama wangiriye inama ko nshaka gukora surgery kwaba inzobe ndashaka gukora surgery n'imiterere ndashaka gutera neza nanjye ndashaka gutera neza ni gute nasigara iri terambere rinsige ni gute ariko nanjye buriya nuko nazakora surgery niba nzajya muri gym niba nzakora iki ngomba kuzatera nka Yoro the Queen urabiharanira rero yoboka surgery nasi yakoze surgery we ni naturel nanjye rero ngomba kuba naturel yanjye gute imana itarakuremye kuriya none se we rero yavutse angana kuriya oya ntabwo yavutse angana kuriya ariko imyaka ikura niko bigenda byiyongera kandi imyaka yanjye rero nubwo ngabanuka icyo cyo bakisha ariko nzakora icyo ushaka cyose akora ngo nzakora surgery nzakora icyo cyose mere na mirere making sure yuko Yoro the Queen wa kabiri ndaje musuhuzu ubona wari remodo wawe musuhuzu sero moto gusa nkuri inyuma ndagushyigikiye muri byose muri kumwe ndumva ibyo bintu ubwo rero abantu bakora surgery kuraje kuri bo kandi amahirwe masa kuko baraba bafite icyo baharanira buriya nabwo kugira ishyaka kuvuga uti nanjye bigenda kuriya ni byiza kuko iryo naryo ni iterambere mu mubiri wawe cyangwa se mu buzima bwawe ubundi icyo ushaka uragiharanira ukakigeraho hari umuntu niba ni mu bihugu byo hanze yagiye gushyirishaho zino ngoye birangira ijisho rivuyemo rashes yego ariko birarinda bitinya nubwo ndi umukobwa ni gute ubitinya masavuyemo ni tatuwaje ntabwo ngenda yitinya kubera iki ibintu bijombana si hari tatuwaje izisibamo nase nga zira batera ko nyine bashyirana ku ya tiro sivaho ariko mba numva nyishaka mba nshaka nanjye gukora tuba tw'abakobwa ariko bikakonanira nagushaka byaranze ubwoba bw'iki no muri comment nyine umuntu uzi ko yatera tatuwaje nizanjye azaza mbwire akayiguta ariko ntubabare n'indababare ase umugani buriya bashyiraho hari kwa kundi ugiye kwa muganga agakorera nk'ikintu siba gutera ikinya tatuwaje ntabwo ibyo turabigerageza abantu badusubiza abantu badusubiza muri comment ari tatuwaje no gutakaza ubusugi ni iki kiryana cyo kibazo tuzakivugaho utaha abantu nibadusubiza muri comment badusubiza buriya rero mana yesi umwana wacu ntabwo namugiraho ikibazo ariko njyewe ndabisabye nyine ngo azansubize icyo kibazo nari mbajije oya bazadusubize byo batubwire ni igiki kiryana igiki kibabaza nisetse mbere oya hari ukuntu useka igisubizo utaranakibona nanjye mbisetse mbere ariko njye ndashaka kuzatera tatuwaje buriya nanjye nyine nasabye umuntu uzayindira n'imbabare utazababara nanzaranira ikinya naribi biko bonse baterana ikinya ntabyo nzi nyine Brian aransubiza Brian gusasa abantu bose bafite tatuwaje badusubiza iyo ugiye guterwa tatu cyangwa se baye bagiye gushyira tatu bigenda gute binyura muri ze process sazibaho oya hari abantu bajya tatuwaje ku kibuno ubwo ibyo nabyo biri tumasha ibyo ntabwo ari ibinyarwanda ibaze ukagira umuntu ugutera tatuwaje ku kibuno aba arihe wamungana oya ibyo byo si akazi se ni nk'uko wumva abaganga icyo gihe abakoze akazi nk'ak'abaganga none se umuganga nabyaza umugore atari uwo iyo niyo mpamvu mvuga ngo Kigali yabaye Amerika oya Kigali irarenze bidasubirwamo Kigali irarenze
sigaye ntera ubwoba nyiri oya ahubwo nikomeza irenge ahangaha ahubwo uko irenga ni nako n'abantu barenga uzasanga umuntu mwavukanaga ari gusiga imihanda yiruka ibino bintu birakora nawe kuri turi abasize twiruka ngahibaze ugasiga imihanda ni mibi mukuru wawe njyahe nshaka nyine ku by'imihanda cyangwa se nose ntabwo ushaka gushaka ngo asiga sitawe mu rugo mu izina rya Yesu umuntu kwabwo njye nawe nashaka mbere abakuru banjye kubera iki ngo naba njyahe none se wiboneye ibyiza byawe n'ibibi byawe wiboneye umugabo ufite gahunda ariko uwo mugabo Imana yabaye imusubije hariho nshaka ikamusubiza gute se ari wowe yakugiye burya se ujya wumva ngo bakuyemo urubavu rumwe harya izanye zuruzuye bazikura ku bagabo ariko nashaka wundi nasengeye aritonda azantegereza ariko uwo muntu mana yanjye uwo muntu bidasubirwaho arakomeye azagutegereza ubu ushatse kuvuga yuko utashaka usize ufite abakuru bawe bangahe babiri hari uwashatse nta n'umwe ubwo ushatse kuvuga yuko ubonye umugabo kuri kano kanya utagenda ni ukuri k'Imana nubwo numva ko ninjiza n'umukunzi nkumva azanye ibyo gushaka iyo ni break up yihuta oya cyangwa azanye ibyo kuntera inda break up yihuta ibintu byo gushaka abakuru banjye bagihari nyibareba iryo shyano nabankoze neza oya iryo ntabwo ari ishyano ni ikosa gute se nonse ko hari uteze kuzaza kukubakira mu rugo 21 nkasiga umwana w'24 namba none birashoboka cyane njye mpamvu ibyo bitaba oya birashoboka icyo gihe ubahuye umuntu ayibonanye ni Naomi wenyine oya Naomi yahuye na Michael ufite gahunda atamuko harabasiga umwe se sinjyango na Brenda ruta Naomi ese Naomi yajyaga heburi oya yajyaga mu rugo rwe uretse ko nabakuze naribi oya nawe urakuze icyo gihe waba ukuze kuko yemeye kuvuga ati dushakane yaba afite byinshi kubona aho ushoboye rero mpamvu nanjye ndikubwira ngo uwo ngo nabaretse kuza mu buzima bwanjye uramwirukanye uramwihakanye ko mwagenda ukarwubaka mukarushinga oya ahubwo ukazaba ari wo basangiza iyi experience nyine mba numva ibyo bintu njye mba numva nyine bidakwiye gute bidakwiye umukobwa arasiga abakuru be mu rugo akajya gushaka bakuru bahari uragenda ugashaka ukubaka urwawe cyane ko buri umwe abazubaka urwe ntawe muteze kuzashaka mu rugo ariko ubwo byo ni ibiki kuri se ucyo utabatanze gusohoka mu nda hoya icyo ni igeno ry'Imana ega n'iryo ngiryo ryaba ari igeno mu yandi icyo geno rero ntabwo Imana yarimaye n'izana rime pe ntabwo bishaka oya muntu wenda urakunze Rosine ushaka ko babana busubiyeyo pe arakwihakanye nzashaka nyuma y'abakuru banjye bose nzashaka ubwo se baba badashatse usanze hariho ufite imyumvire y'uko adakwiriye gushaka kandi uzi ngo bazatinda nzababuza amahoro mpa ngira shari nzababuza amahoro mpa muri gutindwa n'iki mwabuze none se tuzi ko hariho abakobwa imyumvire yo gushaka batayifite n'ubundi mama nabibacu ariko bameze none ubwo waguma mu rugo nawe si bakuru banjye nzabategereza oya abantu muri comment badufashe pe ibyo bintu birakwiye yuko ureka gushaka ngo mukuru wawe ntago arashaka ntabwo bikwiye yega ariko ngiye nzabategereza ntaribi mana yanjye twiviriye mu cyaro tuje imihanda y'i Kigali ngaho nsize abakuru banjye gushaka barananze imihanda y'i Kigali birashoboka hariga ntabwo bishoboka kuba barabuze bimwe ngo ni ukubura abagabo cyangwa se n'ibiki ahubwo abadafite gahunda y'icyo gikwe abatarakenera kugira gute ushaka kujya kubana n'undi muntu mu nzu Marina niyo nabonye avuga ati timana atumwumva ati kwiyumvisha yuko nkwiye kujya kubana n'umugabo ubuziraherezo umuntu uri hindukeza uri kumwe nawe urajya uri kumwe nawe Marina muri inyuma gushaka nawe se uyisubivamo oya mbirimo ariko mbirimo kera ariko Marina cyakose Marina arirya nkabikunda oya ibyo byo buriya niko umuntu aba ateye kandi ntabwo wagerageza ngo kuba nkawe ngo bizaguhira nzabyiga ntabwo wabishobora cya mbere cya byose wenda bikwiranye kuri tayi ya Marina kandi wowe ntayo ufite nzatera nka oya Marina ariko barananutse mukunda none aho ni hahandi bipfiye sasa menshi intege uraje kandi ngomba kuziga kwirya umukobwa utirya ntabwo ari mwiza nzirya oya wowe se kutirya bahafu nsirya
wowe se kutirya tangira rero bigerageza kano kanya bahavu arirya bikamubera nanjye rero akabigendera mu kiryo akana preachinga bro ara preachinga ari imbere ayirya ntabwo nanjye nshaka kubyiga ariko ibintu biravuna ingenda yundi iravuna ntabwo wapfa kubishobora buriya we nta kantu yavukanye kamurimo ako wowe icyo gihe waba ugiye kuba umwiga waba ugiye kwiga urumva mudatandukanye bizangora ariko uzabigeraho ku mahirwe masa gusa uzarebe ntibizagusiga imihanda oya kwirya si kwirya oya kwirya ntabwo byansiga imihanda kwirya ntacyo bitwaye ku mwana oya ntacyo bitwaye ku mukobwa yego kwiyemera ku mukobwa byo birakwiye kwiyemera umukobwa agomba kwiyemera akimuco ukitwara ingendo igahinduka ariko hari umushuti wanjye nzi afite ingendo agendamo muri kumwe muri abakobwa gusa akagenda agendamo muri kumwe n'abahungu ari n'ukuntu hindura ingendo abanye bamwe barakureba ibyo bintu bigezweho oya bigezeho gute ibyo bintu mbizi ku ishuri ku mashuri aho bageraho bakakubwira se wajya ugenda neza ubonye abahungu ugenda neza gute kumudaringa ni byiza kwizunguza oya uwa barakureba se sha abana bo ku ishuri ntabwo nyashuri zituma gahunda ni sajari gahunda ni sajari ntabwo wayiterera n'umuntu adafite nyashuri yizunguzanya ariko wizunguje ute ugenda gute se ntabwo mugeze kuri ku kigo n'izo mwana wizunguzaga wa mbere nta kimwe nagiraga oya ubwo se ni hehe kari ubwo se yagendaga gute hariho nk'abantu bateye nk'abahungu bakaboyi noneho yine kuyambaraga nk'akaboyi ibintu nk'ibyo ariko yazunguzaga ikibuno tukabibona yazoje kwiga aragenda kubera umukobwa aba mwiza kandi gushuri yari umuhungu pe akazunguza ikibuno pe kandi twambaraga amapantaro ku ishuri wambaraga ipantaro wayiteye ipasi manange wakizungurizamo bikaba mabi warabigerageje yewe se shaho yewe nyihorera nge byaranyobeye nge byaragucanze kugerageza ntabwo ugeze biguhira wakora bigerageje niga siniya tu wambaraga ijipo siniya tu iriya myaka ndayitinya sinjye nyikumbura mu buzima narizunguzaga iyo umaze kurenga siniya wanjye narizunguza ngiye kuzacikamo kabiri nawe wizunguza nyine ngeze siniya turinda konca ubundi birahinduka ahandi hantu wongera gushyuhira ugeze siniya 5 siniya 5 yanjye ntabwo nayishyuhiyemo abana benshi nko ku kigo nizeho hari umwana twebwe twiga siniya 6 sigaga mu wa mbere ako ni wa mwana mwabaga mwahagararana ukagira ngo ni umusiniya 6 mugenzi wawe akana karikujije kuva kera ariko ntabwo si bose mubwira aba 16 babana n'abasaza ntabwo oya we none naniyangamura yari afite sinzi niba arayifasha ubu ngubu ntabwo kabaga kaganira n'abasiniya bano bagenzi bako cyangwa se siniya orevo ntabwo babaga bahuza ariko we yashakaga erevo kibaza uyu mwana atekereza gute njye siniya 5 ntabwo yambereye gutyo nyine siniya 5 twageze aho ngeraga mu myuga computer buri irakomera noneho tukaza muri ya myanya bavuga ati muri mu mutuku siniya 5 n'umwaka nizemo nkavuga ati mana aho bigeze ngiye kuva mu ishuri kubera narigaga mu gitondo saa 3 nimugoroba maze tugenda mu mutuku kubera kwiga urwana no kugira ngo urebe ko wava mu mutuku cyangwa se watsinda wakimuka mubyeyi okay ubwo gira icyo ubwira abantu nyine babana bikuza abana bo bareke babona ko gukobwa kwikuza bureke tubuhaririye imihanda ya Kigali n'izabo kuko ntago wabahindura ntago icyo wavuga cyose bo bagufata nka zero cyane ko iriya myaka umuntu aba ashyushye ubu bakubwira ngo wumve se ntago byashoboka ni amatwi wabagira kigera amatwi uba ugenda uyakandagira ntushobore kuyasiga inyuma gusa ntabwo ari byiza nanone bakwiriye kumenya umuntu kwimenya nibyo by'ibanze ukicara ukibuka yuko uri hehe uri under age cyangwa se ubundi nkeka yuko imyaka myiza yo gukurira ari 18
ubwo rero mu gihe umuntu ari mu myaka munsi ya 18 ntambabarira agende nk'umuntu uri munsi ya 18 koko ntabwo babyumva bareke ariko naho ibintu byo kwikoza kizamura imyaka twanyuzemo twese ariko ntabwo babyumva njye mbari inyuma imyaka barimo irabibemerera ntacyo babivugaho ubuse nka murumuna wawe washatse wabikora gute icyo mbwiye cyo ndamufite unkurikira ashatse umuntu nabyo aracyari mutoya nyine nanjye ndavuga ashatse gushaka akabasiga we n'abasista bawe abana bisabwa bakajya akana k'imyaka 11 ari sinyawana koko ariko hariho abantu bashyuha we yirya kundusha mfite 20 icyo kintu ko cyumva impamvu abana bikoze ngo ati bareke ari puza ni karimuna kanjye ariko tugiye gusoza ikiganiro cyacu abantu bakoze kudukurikirana aho baherereye hose turabashimira kuba mwatubaye hafi gahunda ni y'ibitekerezo bakatwungura igitekerezo Rosine dusoza ikiganiro cyacu ugira icyo ubwira abantu bari badukurikiye abantu baradukurikiye mwakoze cyane dukeneye support yanyu subscribe comment share turabakeneye nyine dukeneye kubabona mbigaragaza bagaragare pe mwakoze wakoze kubana natwe